Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango (MIJEPRO). Twongeye kubaha ikaze bakunze b'ikiganiro Twubake Umuryango Nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango (MIJEPRO). Iyo urebye mu miryango yacu usanga ababyeyi dukwiye kongera kwihwitura ku bijyanye n'uburere n'uburezi duha abana bacu, kuko burya igiti kigororwa kikiri gito. Niyo mpamvu ababyeyi bakwiye kongera gushyira ingufu nyinshi mu guha abana babo umwanya, bita ku burere n'uburezi babaha, bite ku mirire yabo, isuku n'isukura byabo, ndetse bakanabarinda ku buryo bwose bushoboka, kuko ibyo nibyo bigize ipfundo ry'indangagaciro bikwiye koko umwana w'umunyarwanda. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango (MIJEPRO) hamwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bateguye ubukangurambaga bw'umuryango mu gihugu hose. Ubu bukangurambaga bukaba bwaratangiye tariki ya 15 Ukwakira, bukaba buzageza tariki ya 10 Ukuboza. Mu nsanganyamatsiko igira iti uburere buboneye mu muryango, ingenzi mu gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abantu. Muri rusange harimo abantu bazi ngo uburere butangirwa mu mashuri, nyamara ariko kandi uburere bw'ibanze, uburere bukuru, uburere fatizo butangirira mu muryango, kandi burimo ibice binyuranye. Hari utekereza ati niba mbyaye umwana nkabamubonera ibyo arya, nkabamubonera imyambaro, nkabamusukura, ubwo birahagije. Nyamara ntabwo biba byuzuye. Uburere burimo ingingo 5 muri rusange ubona ari ingenzi, ariko zigiye zishamikiyeho n'izindi. Hari uburere n'uburezi ubwabwo. Umwana agatozwa, akagira ibyo atozwa, akamenya uko agomba kwitwara. Umwana ntagwe nko mu ikosa ngo bamureke ngo ni umwana, ngo ibyo ni uburenganzira bw'abana, ahubwo akaba yakumvishwa icyiza, akumvishwa ikibi. Ndetse n'igihe cy'ishuri cyagera, umwana nabwo agashyirwa mu ishuri, akiga ubumenyi bundi nanone buzamufasha mu buzima bwe. Icyo ni kimwe, ubwo burere buraboneye abuhawe. Ariko kandi hari n'ibirebana n'ubuzima. Hari ubuzima guhera ku mwana ugisamwa, ubuzima bwe bugomba kwitabwaho. Niho mubonera nk'ababyeyi batwite bajya gupimisha inda. Urumva umwana bari mu nda, ariko bakurikirana uko abayeho, barebe ko ahagaze neza bitewe n'amezi agize mu nda, ko arimo ameze nk'uko agombye kuba ameze, barebe ko umutima we utera neza, barabipima, barebe ko akora kwinyagambura, ko akora movement zikwiriye. Ibyo ngibyo murumva ni ibirebana n'ubuzima. Niyo umwana amaze kuvuka rero birakomeza. Niho hahandi ubona ababyeyi bafashijwe n'abakangurambaga b'ubuzima bajyana abana kwa muganga kubapimisha, cyangwa se ahandi hantu habugenewe baba bapimisha ko bakura neza. Ikindi cya gatatu ni ibirebana n'imirire, nabyo biri mu burere buboneye mu muryango. Hari indyo yuzuye, hari indyo nkene. Ibyo byose biraza bishimangirwa muri iyi nsanganyamatsiko yacu. Turakangurira imiryango kumenya ngo indyo yuzuye, indyo ibereye abana bo mu kigero iki n'iki ni iyi. Inkingi ya 4 irebana n'isuku n'isukura. Iyo umuntu adafite isuku, niyo yaba yariye byiza gute byuzuye, ubuzima bwe burabangamirwa. Isuku rero ni ibyangombwa biyigize, ndetse n'iby'ingenzi bikenewe kugira ngo ibeho. Ibyo byose nabyo bikubiye mu burere buboneye mu muryango. Turimo kubikangurira abaturage hirya no hino. Ikindi nacyo ni igice cyo kurinda abana, kubarinda icyo ari cyo cyose cyabangiza, haba mu burenganzira, haba ku mubiri, haba mu marangamutima, tukabarinda, haba ndetse n'iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Uburyo bwo kubarinda burazwi kandi burigishwa, nabwo buri muri ubu bukangurambaga. Muri ubu bukangurambaga bw'umuryango hazibandwaho cyane ingingo 4 z'ingenzi. Harimo kwita ku burere mu muryango, gukumira ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukumira ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu, ndetse hakazanaganirizwa urubyiruko rufite umuco mubi wo gusesagura igihe cy'amakwe yabo, ndetse n'ibindi birori. Twiyemeje yuko tugiye guhashya burundu iki kibazo cy'ihohoterwa, ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu
by'umwihariko noneho iyo tuvuze icuruzwa ry'abana bikaba ari agahomamunwa. Nagira ngo mbasabe nuko dukoresha uku kwezi twarakugennye kugira ngo twongere tubone umwanya wo kuganira mu miryango, turebe iterambere, turyishimire, dusangire ibyiza imiryango yaba ifite ariko bigere no ku bandi, dukorane n'inzego zacu zitugezaho amahirwe, ariko tugire n'umwanya wo kongera gusuzuma neza ikibazo cy'ihohoterwa, tugice burundu, tuvuge aho ibibazo biri kugira ngo ubuyobozi bubashe kudufasha, tutanga amakuru aho bikwiriye hose, ariko natwe nk'ababyeyi dufata inshingano zacu twahawe n'Imana. Ababyeyi, mu buryo bwo kurera abana banyu mukwiye kwita cyane ku marangamutima yabo, mukirinda kuyahungabanya kugira ngo bazabashe gukura koko ari abantu bafite ubumuntu bwuzuye. Twaganiriye n'ababyeyi bahuguwe n'umufatanyabikorwa wa Mijeprof umushinga witwa Umuhuza, batubwira uko umuntu yabasha kurera umwana uri munsi y'imyaka 3. Akana kari munsi y'imyaka 3 kaba gakeneye kwitabwaho, tukakavugiriza ubuhuha, nubwo kaba gasinzira ariko amatwi yako arumva cyangwa umutima wako bukangutse, nkakabyinisha, nkakajya nkasimbagiza, nkagakora ku dutama kugira ngo kumve ko nkitayeho, kakamenya no guseka vuba. Ingaruka z'umwana utaritaweho n'ababyeyi munsi y'imyaka 3, ashobora kubana mayibobo kuko akanga no kuba no mu muryango, kuko atabaye ababyeyi batamubaye hafi ngo yiyumve mu muryango, agatinya abantu, akigira ikirara, ugasanga akenshi akanga no kuba no mu ishuri kuko atigeze yigishwa ibyo kumenya ishuri akiri muto. Banatubwiye kandi uko umuntu yarera umwana uri hagati y'imyaka 3 ndetse n'6. Si ibyo gusa, batubwiye n'uburyo umuntu ashobora kurera umwana w'umwangavu amuganiriza. Umwana uri hejuru y'imyaka 3, icyo agomba gufashwa, tumufasha kumutegura mu bumenyi bw'ibanze kugira ngo azabashe kugera ku ishuri, akurikira neza ku ishuri ateguye, kandi azabashe kuzana umusaruro uhagije avanye ku ishuri. Tumwigisha mu buryo bw'imikurire, mu kwiyitaho cyane isuku, ikinyabupfura, no kubaha abandi bana ndetse n'ababyeyi cyangwa se abantu bakuru. Tukamutoza yuko ari ngombwa yuko umwana mbere yo kurya umukoza gukaraba, kandi mu by'ukuri ibyo byose aho twatangiriye kubatoza, ntabwo ushobora guha umwana ibiryo ngo arye atamaze gukaraba. Bigendanye no kumurinda ibishuko biboneka hanze ahangaha, ikintu bashukishwa hanini ni amafaranga. Yakigira ikintu akenera, agerageza gukora uko ushoboye n'ubundi ukakimubonera mu buryo bwihuse kugira ngo wa wundi atazagira ikintu amushukisha kimeze nk'icyo. Iyo anyatse ikintu ntafitiye ubushobozi, ngerageza kumubwira ko ashobora kwihangana, ko icyo kintu ubushobozi bwacyo mu by'ukuri ntabwo none ahangaha, ariko icyo numva ari ngombwa nanyikiraho umwete kugira ngo ntumushakire, kuko ejo cyangwa ejo bundi nzakimubone. Ariko ashobora kunyaka icyo ntafitiye ubushobozi kuko kirenze, nkamwereka ko atari cyo kintu kiri ngombwa, ahubwo ko icyo kintu ushobora kukigeraho wakoze iki ngiki. Niba n'urugero, niba ari telefone, ushobora kumubwira yuko telefone igurwa amafaranga menshi, none wowe tuza ube mu rugo, ukunda imirimo mu rugo, wubahe, wige, numara kwiga nawe uzatsinda, wiga amashuri, telefone uyibone. Mwigisha yuko agomba kunyurwa n'ubuzima turimo uwo munsi cyangwa se muri icyo gihe, akanyurwa, ntiyifuze ko kwifuza atari ibintu byiza. Iyo wifuje wifuza ibintu utari bubone, bigatuma biguta mu ngeso mbi. Twitegura ku bana, twaganiye na madamu uburyo bwo gucunga umutungo wacu, cyane twumvikana yuko tutagomba gukora ubukwe burenze ubushobozi bwacu, ko tugomba gufata ibintu bishoboka kugira ngo, ko twumvaga yuko nyuma y'ubukwe ubuzima buzakomeza. Twayitekerejeho cyane, ntabwo nk'urugero hari gahunda nyinshi zari ziriho muri icyo gihe cyacu, basaga yuko tugenda n'imodoka, aho twumvikana yuko bitewe n'uko twajya gusezeranira hari hafi cyane, kaba nta mpamvu yo kujya gufata imodoka yombi 100 cyangwa se 100 n'andi, kandi twahagenda iminota 15 tukaba twagera mu rugo. Iyo turabyirengagiza, turabyihorera.
amakimbirane mu muryango ni imwe mu mbogamizi yagaragaye ishobora gutera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'icuruzwa ry'abantu. Abo twaganiriye batubwiye icyo umuntu yabasha gukora kugira ngo yirinde amakimbirane mu muryango we. Ibanga dufite ubundi twe n'urukundo ruri hagati yacu, guhora twubahana tunakundana, kuko twebwe urebye buri gihe tuvuga urukundo rwacu. Madamu twibukiranya urukundo twagiranye imbere muri fiançailles, twibukije uko ibintu byari bimeze, cyane hari amafoto twifotoje tuba tuyafite, tuba tuyareba. Ikindi kandi tumuye kuvugurura, ni kenshi tuba twifuza nk'umugabo tugatungura madamu igihe twagiye, nkanira ko ngira ikintu muzanira aba yatazi atatekereza, nkumva yuko nagera ko ndamuzanira niyo mbonye ahantu hari akenda keza ndakagura, cyangwa se ibintu bishimisha madamu ni byinshi, cyangwa agira ikintu nzana byibuze nkamuhereza atabizimutunguye. Ibyo ngibyo bituma duhora twumva ibintu ari bishyashya. Ikindi kandi iyo tugeze mu rugo, madamu arasuhuza, nyine nkamusuhuza, nkamubaza uko mu rugo bishyiriwe, bityo umunezero wacu twatangiye uwo munsi wose ugakomeza, ku buryo twumva hagati yacu twebwe buri gihe bihora ari bishyashya. Umufasha yambwiraga nabi, umwana ari aho ngaho yumva, ejo akazambaza ngo ubundi papa ngo kuki aza tubwira nabi, ngo buriya biba byagenze biti. Ariko ubu ngubu niyo ashatse kuvuga nabi duheza umwana, noneho twebwe tukiherera tukabasha kuganira ku kibazo tukagicoca. Niyo turi kuganira neza wa mwana hari nawe ejo abansubiriramo kwa kundi twaganiraga neza na papa, akambwira ati papa uyu munsi yaje yishimye, ntabwo noneho akiza tubwira nabi. Gutyo wa mwana nawe mu gukura ntibihungabanye ubwonko bwe, kubera yuko natwe tuba twamufashije gukuza bwa bwonko neza, butekereza neza, aho kugira ngo bukure tubutanyura, ahubwo tukabukuza tubufasha gukura neza tutabuhungabanyije. Twaganiriye n'umunyamabanga w'umurenge wa Muhororo, Bwana Harerimana Adrien, atubwira inshingano zabo muri ubu bukangurambaga. Abana baba bari mu rugo tubigisha umuco w'amahoro, abana bakumva ko umwana ari mugenzi afite mugenzi we, akumva yuko agomba kuba mu mahoro n'undi akaba mu mahoro, bakabana neza. Tubigira umuco wo gukina, abana bagakina bakumva ko bisanzuye mu muryango wabo. Usibye n'ibyo kandi tubigisha n'uburyo umuco w'ubusabane, ibyo busabane mu rugo wabo, bakajya bahimba n'udukinamico, bakajya batangira kumenya iki ni kibi iki ni cyiza. Ibi byose bigaterwa n'ababyeyi babo, ariko nanone n'ubuyobozi muri rusange tuba twerekana ababyeyi kugira ngo bigishe abana babo hakiri kare. Umwana agakura mu by'ukuri afite ireme ry'ubumuntu, afite ireme ry'ubumuntu, atari bituma azigira akamaro, akagira n'igihugu muri rusange akamaro. Ubu ngubu muri buri mudugudu hariho itorero ry'abantu 50 twagiye dutoza, ariko twashishikariza uburyo bagomba kwibeshaho bakoresha amaboko yabo, tukabereka za kirazira bagomba kwirinda, ariko tukabereka n'ibintu by'indangagaciro bagomba gukurikiza, hatagize umuntu bashuka ngo abajyane aho batazi, mu buryo bwadutse kugurisha abantu ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. Babyeyi, mukwiye kumenya ko ari mwe barezi b'ikirenga ku bana banyu. Birakwiye ko mubegera mukabaha umwanya, mukabaganiriza, bakaba inshuti zanyu, kugira ngo mubashe kubafasha kubaka ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Bana namwe birakwiye ko mwumvira cyane inama mugirwa n'ababyeyi banyu, kandi mujye mwihutira gutanga amakuru ku babyeyi banyu igihe cyose hagize uguha impano zitandukanye, haba telefone, amafaranga ndetse n'ibindi, kuko burya ababyeyi nibo nshuti zanyu za mbere. Uburere buboneye mu muryango, ingenzi mu gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abantu. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.